Hello friends, hari ibintu byinshi bishobora gutuma YouTube channel yawe, TikTok account yawe cyangwa Instagram account yawe babitwara pe, bakabitwara bigutunguye wowe ukajya kubona ukabona ntugishoboye kubimanaginga. Ibyo rero bituruka ku tuntu dutoya rimwe na rimwe tudahana agaciro, ariko ugasanga bigushoye mu mwobo hahandi ujya kwikura. Ibaze nimba umaze kugira YouTube ihagaze neza cyangwa Instagram ihagaze neza cyangwa TikTok ihagaze neza, ariko ukabona umunsi umwe ntabwo ukibifite uburenganzira babitwaye. Ibaze gutangira n'imbaraga wari waratangije, wari warakoreshe kugira ngo bigeraho. Muri iyi video ngiye kukwereka ukuntu wacekinga nimba YouTube channel yawe iri muri telefone yawe gusa, cyangwa Instagram iri muri telefone yawe gusa, cyangwa TikTok iri muri telefone yawe gusa. Biraza kugufasha kumenya nimba ari wowe managing. Noneho nuza gusanga iri muri zindi telefone utanazi, cyangwa se hari abandi bazimanaging utabizi, ndaza kukwereka n'ukuntu bikuramo, bityo usigara ari wewe wenyine umanaging iyo Instagram yawe cyangwa iyo TikTok yawe cyangwa iyo YouTube yawe. Ibi bintu bikunze kubaho cyane, impamvu mbikozeho video ni ukubera ko hari abantu benshi bibaho ugasanga umuntu bamwibye account ya TikTok, rimwe na rimwe nyine ukareba si umuntu bamwiba account, nta followers benshi afite, nta subscribers benshi afite kuri YouTube cyangwa nibiki, ariko ngo bayitwaye. Rimwe na rimwe yagiye kuko utabisobanukiwe. Niyo mpamvu rero ngiye kukwereka ukuntu wareba nimba ari wowe imanaginga gusa cyangwa se hari n'undi uyifite muri telefone. Hanyuma nyuma yo kubireba ibyo byose ndahita nkwereka n'ukuntu uri bubikuremo ugasigara ari wewe wenyine ugize gute umanaginga account yawe. Bivuze iki? Hari n'ukuntu umuntu akwandikira nko kuri TikTok cyangwa kuri Instagram, abandi bantu bakabisoma mbere yawe. Ibyo biba bitewe n'uko account yawe iri mu yindi telefone wowe utazi. Niyo mpamvu iyi video nyikoze, kubera ko mbizi ko hari abantu benshi bagiye babimbaza. Ndakwereka rero n'ukuntu wafata YouTube channel yawe ukayimanaginga wenyine ku buryo iva mu yandi matelefone, hanyuma wanagurisha telefone wowe ukayisigarana. Ni ukuvuga ngo telefone utanze ntigendemo YouTube channel yawe cyangwa ntigendemo Instagram yawe cyangwa ntigendemo TikTok yawe, igasigara ari we n'ubundi still akaba ari wowe uyifite uyikoresha. Guys, tugiye gutangira. Nge nitwa Gatari Fred. Nyuma ubwa mbere mbonye ukore subscribe, ufungura inzogera kugira ntukabure ku masomo nk'aya, wakira notification igihe cyose dushyizeho video. Reka dutangire. Tugiye kubanza turebe aya social medias, TikTok, Instagram na YouTube. Tugiye kubanza turebe uburyo wareba nimba koko biri muri telefone yawe gusa cyangwa hari n'undi muntu ubikoresha, cyangwa se hari indi telefone birimo udasobanukiwe. Iya mbere turahera kuri Instagram. Nukuvuga ngo kugira ngo urebe ko Instagram yawe ari wowe uyikoresha gusa, itari mu yindi telefone, rega ishobora no kujyamo utabizi. Ushobora kuba urugero wari ufite telefone kera ukayigurisha cyangwa ukayiha petit frère cyangwa se ukayiha undi muntu, none wowe account yawe ikabirimo, akaba wenda atari no ku bushake bwe, ariko bajye bakwandikira nk'ama message akayabona mbere yawe akayasoma akanayasubiza, cyangwa se ukaba warayigurishije umuntu akaguma anamanaginga social media zawe kandi utabishaka. Ikintu rero ukora, uraza ugafungura Instagram yawe gutya. Mbibutsa ko naho nitwa Gatari Fred, wajyaho ukamfollowinga, okay? Uze kujyaho rwose uhita umfollowinga, nabyo nta kintu byagutwara nimba wishimira ibintu nkora. Hanyuma tuzamura aba followers kuri Instagram, naho nzabaha amasomo yawe yaho agize gute nayo yingira akamaro. Noneho ukaza ugakanda kuri utu turongo dutatu two hejuru, ukaza ugakanda hano handitse account center gutya. Aha, uhita uza urabona hahita hazi dashboard, uhita ukanda hano handitse password and security gutya. Hano rero niho uhita uza ukascrollinga gutya, ukaza ukareba hano handitse ngo where you logged in. Hano hantu nuhakanda ni uri busange iyi Instagram yawe iri mu matelefone angana iki, ari mu makompyuta angana gute. Hanyuma urahakanda gutya, harahita haza account yawe, uhitemo iyo ngiyo ukoresha iyo account. Noneho uraza gusanga hari amatelefone menshi irimo, okay? Ni urugero nimba ari menshi nimba ari make, wowe uraza ku scrollinga urebe
urebe iyo irimo bitari ngombwa uvuga uti iyi ngiyi ntabwo nyiza. Noneho wowe uhita uza ugakana hano handitse select device to log out. Okay, uraza ugahita ukanda hano handitse select devices to log out gutya. Noneho ukaza muri aya matelefone yose n'amamashini rero birimo iyi account yawe, ukaza ukashishamo amaso ukareba iyo utibuka, iyo watunze kera, kuko byo ntabwo bita byikuramo utabikuyemo, iyo watunze kera, iyo watanze, iyo wagurisha, ukabireba byose. Noneho urugero, nimba wenda ari nk'iyi mashini wenda nshaka kuyikuramo, ndaza ngande kuri aka kantu ka selecting, uselecting account cyangwa se device zose ushaka kugira gute gukuramo iyo device, iyo account yawe. Uze ukande hano kuri logout, ongera ukande logout gutya. Ubu urabona successful, twaroginze out iyo device tuyikuyemo. Rero urabikora ku buryo bwose bushoboka, umaremo accounts device zose zitari izawe cyangwa udasobanukiwe, usigemo telefone yawe cyangwa imashini yawe bitewe n'iyo wumva ufitiye umutekano kuruta izindi. Ubwo hano twari turi kuri Instagram turiho tureba ngo ni gute wareba account ambe telefone zirimo nuze account yawe, ni gute wareba, ni gute noneho wanakuramo izo telefone hagasigaramo iyawe gusa. Okay, noneho tugiye kujya kuri TikTok nayo turebe ukuntu ubikora, ukareba ko account yawe iri muri telefone yawe gusa. Mbibutsa neza aha hantu kuri Instagram mwibuke mu following, iyi mibare izamuke, ndaza kubereka utuntu twikorera, ibyo byo rwose mu binshinge hano, nawe ngiye kuhahagurukira muzahabonera ibitangaza. Twagiye, mbibutsa neza ko turi busoreze kuri YouTube niho hantu h'ingenzi, abantu bakunze kubura amacano pe. Nakunze no kubona ama comment menshi abantu bambwira ngo ngese ni gute ngo wagurisha telefone ngari kugagumana YouTube channel yawe, ngese nguhinduye email, bame nguhinduye password ya email ntibyagira ingaruka kuri channel yawe. Ibyo byose nibyo ngiye kubabwira. Noneho tugiye kuri TikTok. Kuri TikTok ho kugira ngo urebe intuze ziroginze in, uraza ugakana hano kuri profile yawe, ukaza ugakana hano ku turongo dutatu, ukaza hano kuri settings and privacy gutya, hanyuma ukaza hano kuri security and permissions gutya. Hano rero niho uhita ukandira hano handitse manage devices. No kuvuga ngo hano rero uhabonera account yawe, telefone irimo ni zingahe, ni izihe, sura zizi se ntabwo uzizi, ibyo byose niho ubicekingira. Noneho ukareba, urategerezaho gato bitewe na connection yawe kuningana, utegerezeho gato. Okay, noneho zirahita za list ya telefone n'imashini zirimo account yawe ya TikTok. Ni ukuvuga ngo ikintu uri bukore hano, uraza scrolling urebe ese ni iyi ndayizi, iyi ndayizi cyangwa se iyi sinyizi. Ni urugero, ugahita wenda ubonamo imwe utazi, ugahita uza kugira ngo rero yo uyikuremo kuri TikTok, uhita ugakanda hano kuri delete. Ni urugero, nimba ubonyemo iyo utazi, ugomba kuba ufite umutekano kugira ngo social media zawe zigire gute zikure kandi zifite umutekano. Ugakanda hano kuri remove gutya, tayari ubu ihisivamo. Ni ukuvuga ngo rero ubu account yanjye isigaye muri devices zo nizeye, telefone yanjye n'imashini yanjye. Okay, noneho rero kuri TikTok naho ndizera neza ko umaze kubona uburyo wareba account yawe, telefone irimo n'ukuntu wazikuramo. Mbashishikariza nanone mu following kuri TikTok kugira ngo iyi mibare ikomeze ikure. Nishimira ko umuryango wacu uba munini kubera ko bitera imbaraga team yacu. Okay, noneho rero hano tumaze kureba ukuntu wareba accounts ziri muri telefone zirimo account ya Instagram, n'ukuntu wazikuramo, ukuntu wareba iziri muri TikTok, n'ukuntu wazikuramo. No tugiye kuri finale ariho bita kuri YouTube. Ese YouTube uri tayari? Twinjire turebe ngo ese ho ni gute wakuramo iyo account.
twagiye rero. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe igucika hano kuri iyi channel yanyu. Noneho rero kuri YouTube ukuntu bikora ho, ukaza muri email yawe, muri Gmail gutya, kugira ngo uze kumenya ngo ese ni iyi account cyangwa se ni iyihe telefone irimo. Nimba ari telefone wagurishije ukaba ushaka kuza kuyikuramo kugira ngo itaguma imanaginga account yawe ya YouTube, ugakanda kuri utu turongo dutatu, ukaza hano munsi kuri settings, hano ukaza hano ugahitamo email. Gutya ugahitamo email ushaka gukoresha, ugakanda hano handitse manage your Google account gutya, hanyuma ugascrollinga gutya ujyana ku ruhande, ugakanda hano handitse security gutya, hanyuma ugascrollinga gutya ukamanuka. Uraza rero hano handitse your devices hano. Hano rero niho ubonera ama devices atandukanye arimo email yawe. Hano niho uri buze kubonera na ya telefone wagurishije ariko ikagendamo email yawe, niho uri buze kubonera na ya indi bakwibye ikagenderamo email yawe. Byose urabibonera mu hitukanda hano handitse manage all devices gutya, ukahakanda gutya. Ni ukuvuga ngo hari uburyo bwinshi email yawe igendamo, ubishaka cyangwa utabishaka. Rero nk'ubu ndahita nza, urahita uza urebe liste y'amatelefone n'amamashini arimo account yawe, uhituza uhitemo imwe udashaka ko, urugero nimba ari iyi ngiyi uvuga uti ntabwo nshaka ko ndashaka gukuramo account yanjye, nimba barayikwibye cyangwa barayigurishe cyangwa warayihinduye, niba uburyo bwose byagenze, urahita uyikandaho gutya iyo telefone. Numara kuyikandaho urahita uza hano handitse sign out gutya, barakubwira bati sign out gutya, ukandeho. Urabona successful is now successfully removed, ariko barakubwira ngo done but some apps may be still have access. No kuvuga ngo nibura ngo you have given the third party app access to your Google account. Ibi nabyo nzabibereka uburyo nk'ubu ngubu, wenda nimba ari iyi device kubera ko nyizi ngenda ifite n'urugero naberekaga, nzabereka uburyo uba waratanze access kuri izo ntuze kugira ngo za accessingemo. Noneho wowe urahita ukanda gutya, tayari ya hot 30i ivuyemo, hasigaye izo nizeye. Rero ubu ngubu hano uba wizeye umutekano wa YouTube channel yawe, wizeye neza ko iri muri telefone wizeye. Hanyuma iyo umaze kubona ibi byose ubirangije, hano uba usigaje, hano uba ushobora kuba wakwibwa account yawe n'umuntu w'umuhaka, wa undi nyine wabigize umwuga cyangwa wabyize, apana kuvuga ngo account yawe igendeye mu buryo bw'amaherere cyangwa se mu buryo utateguye. Hano nibura uba uyihaye umutekano. Mbibutsa ko utararebye ukuntu wafungura two step verification kuri YouTube channel yawe n'ahandi hose, wareba munsi video ziba zirimo ukabikurikirana. Kora subscribe, ufungura inzogera, duhure muri video itaha. Bye bye, ndabakunda.